witwa nde? Ati nitwa ndi. Uri ndi? Yabyumva yabango je suis qui je suis. Jewe nduwo ndiwe. Haleluya. Irabango ndi ubuzima, ndakazi, ndi inzu, ndi imibereho. Kore ni kimwe. Reka mbabwire impamvu Imana kenshi ibihorera. Dusoma Bibiliya tukayifata nk'ikinyamakuru cy'amateka, nicyo kiba kibishe. Tukumva n'ibyo Abayisiraheli n'ibyo ngibyo byararangiye kera, hanyuma mukazigendana bira mukanazibika mukanazisegura gusa, ariko fata ijambo igihe cyabereye iturizana none ahangaha aka kanya none amateka y'imva mu yamenye abantu benshi ntago bayazi, nubwo bayita ko ari ya Yesu y'imva, ariko ni ya Yesu mu bitabo, ni ya Yesu mu magambo, ariko mu bikorwa ni ya Yosefu. Muzi impamvu abantu bose basura Isiraheli bakajya mu mva ya Yesu 98% gutuza ngo ako kanya acyuvuye mu magambo ngo inzoka ngo yiwe irasama ifata uruzirema rwa mbere irarumira, ariko reba n'amaso abakonikoni bose baraho, abapfumu bose baraho, abati koko uri ndi kabisa koko. Urwa kabiri irarumira, 100 irazimira, 200 irazimira, 400 sefini, 500 muri bushati, 800 mu gifu cyo hejuru, 900 zose irazifata irazimira sefini. Ngo arangije ngo arambura ukuboko afata inzoka ye ihinduka iki? Mu yandi magambo bishatse kuvuga ngo imbaraga zo. Haleluya. Dushimiye Imana ko yatwemeye kuza kubana namwe muri iteraniro, kandi dushimiye abayobozi baduhaye ikaze. Imana ibahe umugisha. Rero uyu munsi ndakwinginga mu mbaraga zikomeye z'Imana kugira ngo uze kwakira presence y'Imana ku buzima bwawe, uze kwakira ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe, uze kwakira icyoro cy'Imana ku buzima bwawe. Ndakwinginga mu mbaraga zikomeye kugira ngo aho wicaye ukomeze utekereze ubuntu bw'Imana mu mutima wawe, kandi abizi neza ko iyo wicaye imbere ari Imana ivuga, ari nubwo Imana ivuga ribuze korana nawe mu izina ryande rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Kenshi Imana ivugana nawe ubutayibona, rimwe na rimwe nta nubwo uyireba, rimwe na rimwe iyo ugiye ku ruhande gutyo urashaka ukayikabakaba ukayibura, rimwe na rimwe iyo ivuganye nawe biratinda, ariko humura, iyo mwavuganye ndabizi neza ko ari Imana ivuga igasoza. Haleluya, haleluya. Umugabo umwe bigeze kwimutuma ntiyayibona, kandi iri hafi ye, umugabo witwa Elisa. Ntabwo yayibonye. Ubwo kumwe na Eliya bazamutse ku musozi wari maze kwica ngo abahanuzi ba Bayali, aramango azamuka ku musozi urebe ku nyanja, yageza areba ntacyo abona, ariko se ntacari gihari, cyari gihari, ariko amaso yari atarahumuka ngo yitegereze arebe. Ngo aravuga ngo ntacyo mbonye, subirayo. Asubirayo kabiri ntacyo arabona, ubwo ntacyo urabona urasubirayo. Ngo agira 7 ntacyo arabona, ariko ku nshuro ya 7 icyaje kunezeza ngo abona agacu, nako akabona kari kure cyane, ngo bakabwira shabuja ngo papa, ngo mbonye agacu gatoya kangana ikiganza cy'umuntu. Aramata ubwo agacu kabonye amaso atangiye guhumuka. Imana wayibonye. Haleluya. Ngutangarize ngo imbere yawe ntacyo ubona, ariko imbere yawe kirahari, kandi hari igifatika. Haleluya, haleluya, haleluya. Inshuro nyinshi tuza gusenga Imana itagaragara, rimwe na rimwe nivugira muri Pastor Ishimiye ntabwo uri buze kuyibona, uraza kubona jewe mwibutse neza ko inyuma y'iki gikuta wari kurabona ibitambaro, ariko inyuma yacu hari andi amazu, hari amazu ariyo. Uko nguko niko imbere yawe utabona hari ikintu gihari, rimwe na rimwe ubona hari ibintu bitagira ishusho, ariko inyuma yabyo gato hari umugambi w'Imana. Uwo mugambi w'Imana niho nakuzaniye uyu munsi mu izina rya Yesu. Twavuze ngo amen. Soma Bibiliya, ngiye gusoma imirongo nk'itatu yonyine gusa, itatura. Ndasoma imirongo 4 ariko mu bitabo bitandukanye. Ndasoma imirongo 4 mu bitabo 4, mu bitabo bitatu. Hanyuma igitabo cya mbere dusoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 7,
turasomamo umurongo wa mbere n'umurongo wa 9. Hanyuma turongera dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice 5 ku murongo wa 13. Hanyuma turaza gusoreza muri Matayo ibice 27 ku murongo wa 59. Nayo magambo ngiye kuvugaho umwanya utarambiranye. Reka dusome n'ubwa mbere ngiye gusoma mu bitabo byinshi uyu munsi. Nanjye byanyobeye ariko munyihangane mbisome. N'ubwa mbere somye mu bitabo bitatu. Ubu nasomaga igitabo kimwe. Hanyuma igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 7 ku murongo wa mbere aravuga ngo Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nka ryari, ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri imwe, kandi indengo ebyiri za sayire nazo zizagurwa shekeri imwe. Ku murongo waho wa 9 havuze ngo hanyuma baravuga bati ibyo tugira ibisi byiza, kuko uyu munsi Uwiteka, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, tukicecekera niturinda ko bucya tuzagibwaho n'urubanza. Nuko nimuze tugende tubwire abo mu rugo rw'umwami. Uyu murongo nshaka cyane ni uyu murongo uvuga ngo uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza. Uyu munsi nakuzaniye inkuru nziza. Haleluya. Luka ibice byaho 5 ku murongo wa 13 ari ijambo ryiza ryavuze ngo Yesu arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Muri ako kanya indwara ye imuvamo. Aya magambo tugiye kurwanisha. Hanyuma Matayo 27 dusoza ku murongo waho wa 59 haravuze ngo Yosefu ajyana intumbi ayizingira mu mwenda w'igitare wera, ayishyira mu mva yesha iyo yari yarakorogoshuye mu rutare, abirundura igitare ku munwa w'imva aragenda. Amen. Aya magambo wakumva atasa nkahuye ariko mukangiye kuyahuza. Ijambo Imana yamaye ngiri yavuze ngo uyu munsi nkuzaniye inkuru nziza. Njyewe hari inkuru nziza nkuzaniye none aha ngaha. Haleluya. 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 Uwo muntu mwicaranye mbaro mu kiganza cy'iburyo umubwire ngo uyu munsi urakira inkuru nziza. Kandi ni inkuru nziza ije kugukiza. Nkuzaniye ubuhanuzi uyu munsi. Bakwigishije mu kanya, banaguhanuriye rwose. Yewe twanatuye ibyaha, twanapfukamye baradusengera, abandi banatuye, nawe ngaruka muri ibyo ngibyo. Nkuzaniye ubuhanuzi none aha ngaha. Hari icyo Imana ikuntumyeho. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amena. Uyu munsi ni umunsi w'inkuru nziza ku buzima bwawe. Ni umunsi w'amashimwe ku buzima bwawe. Ni umunsi wo kwakira Imana ku buzima bwawe. Ni umunsi wo kwakira ukuboko kw'Imana ku buzima bwawe. Ni umunsi wo kwakira andi mahirwe mu izina rya nde. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amena. Twavuze ngo amena. Icyambere kiri byo gutuma winjira muri uyu mugambi cyangwa se muri uyu munsi w'amashimwe no kubanza ukakira ubuntu bw'Imana muri wowe ukabubikamo, kuko abantu benshi ntago bakira ubuntu bw'Imana. Urabanza wakira ubuntu bw'Imana. Icya kabiri urabanza wakira amahirwe Imana iguhaye, kuko kesha ajya amahirwe Imana iduha tukayapfusha ubusa. Ayo mahirwe ntabwo uri buze kwatesha agaciro, aho uri uyafate uyakomeze. Nakubwira nk'abantu bari bahawe amahirwe, burya Saduraka, Meshaki na Abedenego bari bahawe amahirwe yo kuvuga ubutumwa bwiza i Babuloni. Ntabwo bagomba kuyapfusha ubusa. Bemeye bajya mu itanura ry'umuriro, hanyuma bagisohokamo. Kesha hari Imana tujyana mu bibazo tukibwira ngo ni mubazi Imana tujyanye, nyamara ari mu migisha tujyanye. Haleluya. Kesha hari igihe duhana ibintu tukabyita ibibazo, kandi nyamara ari imigisha Imana duhaye. Abangaba bagara urupfu, ariko Imana ibaye promotion yo kuvuga ubutumwa bwiza, yo kumenagura ibigirwamana by'i Babuloni batavuze. Bemera bajyamo, bagisohokamo.
ubundi kenshi mureke mbabwire, imana iturinda mu bibazo turimo ikabiturindiramo, ariko kenshi imana ibishaka kugira ngo ikore igitangaza ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Kubera iki? Why? Kubera iki imana itaretse ngo bajya yari ifite ubushobozi bwo gutuma batajya mu itanura ry'umuriro, ariko yemeye bajyamo. Burya ibibazo ufite imana yakabikurindiye nubigeremo, ariko kubera icyo ubigeramo ni ukugira ngo izina ry'Uwiteka ryamamare. Haleluya. Bagiyemo ari abanyagisuzuguriro, basohokamo ari ba nyakubahwa. Ibyo ni byo ngutangariza. Uko niko imana ikorana nawe, niko imana igiye gukorana nawe. Winjiye mu kibazo uri umunyagisuzuguriro, ariko bagisohokamo baravuga ngo Saduraka, Preza, Meshake, Karame, Abednego, wi cyamahinga data, muracyavuga ati musohoke turebe. Bagisohokamo basohoka bavuga ngo icyubahiro ni cy'Imana. Haleluya. Ako kanya ngo mu kibaya cy'indura abantu bose bifata ku munwa barumirwa, ngo umwami ubwe arahaguruka. Saduraka, Meshake na Abednego, nta magambo yo kwisobanura, nta mpamvu imaze gusohokamo, ntabwo urwo bisobanura, ahubwo abantu bataze gusobanura mu izina rya nde twateye. Haleluya. Mwibutse ko ntabwo uri buze kwisobanura, ahubwo abantu bari buze gusobanura mu izina rya nde, kuko igitangaza imana ikoze ku buzima bwawe yose ngombwa ko wisobanura, ahubwo abantu bari buze gusobanura. Uko ntabwo nakwirwa mbinginga ngo nimunyite pasiteri, ntabwo nakwirwa nisobanura. Mugomba kurinyita, mwabyemera mutanabyemera. Nutanarinyita ndakwihora ntacyo bintwara, riragumaho. Okay, reka ngaruke kuri ibi ngibi nasomye. Haleluya. Iki ni igihe ngo Isamariya hagotwa n'Abasiriya, kandi hera aho ngaho hagotwa n'Abasiriya, bagota umurwa w'Isamariya barawugota. Mu kuwugota bagotamo ngo akagoga baragose, bamaze bafata ngo ikigo cyari gikomeye gishinzwe kugaburira umujyi. Donc ni nkuko wajya muri Kigali ikagotwa, igotewe i Nyagasambu, igotewe mu Bugesera, igotewe hakurya ku Kinyoni, igotewe hirya ugana za Byumba, iragoswe. Kigali iragoswe. Barangije ngo bakufata ikindi kigo gikomeye bagota Majerwa iragotwa. Nukuvuga ngo nta byinjira, none n'ibyari birimo biragoswe. Barya ibyo bari bafite muri stoke, ubwo nabafite stoke, batazifite bo nugupfa mbere. Birangije barya ibyo bafite ama stoke, barya ibiri mu maduka yo hafi no mu quartier birashira. Bimaze gushira, nta muntu wame kwishiza umuzigo, Majerwa iragoswe. Ariko rigitanga maze munyiva ahantu, barangije bakora ikindi kintu cyari gikomeye, babicisha inzara, barabirya birashira. Hanyuma Abayisiraheli ngo bimaze kurangira, barya ihene zirashira, barya intama zirashira, barya inka zirashira, barya ingurube n'Abasilamu barazirya zirashira, barya impondo zirashira. Ngo barangije baducira indogoba, barazirya zirashira, barya ibihanga byabyo birashira, barya iminono irashira. Barangije inuma zarashize kera, ngo bareba ahantu bari boroye, mbese umuntu wari woroye inuma yari umukiri, ngo amahurunguru yazo barayarya arashira. Ngo yarahendaga agakoroboyi, iyo bavuga agakoroboyi kahozeho, abantu bagura amavuta mu gakoroboyi n'inzo zo gakoroboyi mwihangane, byahozeho n'agakoroboyi kahozeho, nsinge bakatanye n'ibibira yakazanye. Barayarya amahurunguru mu gakoroboyi, ngo yarahendaga, barayarya arashira. Birangije ngo bigeraho batangira kuryana ubwabo. Byari bikomeye sinzara. Abagore babiri bajya inama bati tugiye gupfa, aho ngo tuzapfa uyu munsi, reka tuzapfa wenda nyuma y'icyumweru. Mfite umwana wanjye, turamubaga tumurye, nashira tuzarya uwawe. Ati nibyo kabisa, inama barayikora barabizuza. Umwana kacijose bari kuraho, baramubaga, bararya inyama, baraziteka ziba umuranzi, barazirya zirashira. Zimaze gushati zano wawe nawe sasa, kugira ngo tuzapfe tuzakomeza tugende. Undi atereka nkubwire twari iwawe ariko wanjye arahenze,
ntabwo tumurya. Urubanza ruba rurabaye. Uru rubanza kimara kuba, reka mbabwire, Imana ishobora byose. Haleluya. Urubanza kimara kuba ngo umwami arabicumva. Mureke mbabwire, hari igihe inzara itera ikagera ibwami. Inzara ageze ibwami, abaturage baba bapfuye kare. Yarayogoje igihugu. Inzara iyogoza igihugu, n'abakire barayumva, inzara barayumva. Umwami arabati sinone mwabashi mwabagore mwati rwose umwana wacu baramuriye bara aho umwami afata initiative akavuga ngo dukora iki. Bishatse kuvuga ngo umwami kaba kabaye. Niba umwami avuga ngo nta kindi kintu nakorera igihugu ngo ngo kibeho, bishatse kuvuga ngo byarangiye. Umwami president akavuga ngo niba ari inzara ni mupfe, byaba birangiye. Uni nkuko mushumba wanyu yavuga ati byarangiye, gusenga tuhagarike, wenda urusengero rurahiye cyangwa rwigeze gushyurungura rurahirimye, ubwo byarangiye dutaye, byaba birangiye. Ariko afite ubushobozi bwo kuvuga irindi jambo rivuga ngo nimuhumure turaje turwubaka turusakare. Uranyumva neza? Ariko aramutse avuga ngo narindi garuriro safini, ubwo abakristo baba bapfuye kare. Umwami aravuga ngo ngora iki ko tugiye gupfa, ko birangiye. Ariko mbibutse neza ko mbere yuko abantu bavuga ngo birarangiye, ku Mana biba bitangiye mu izina rya Yesu. Iyo abantu bavuze ngo birashize, imbere y'Imana ni kuri tangira. Haleluya. Haleluya. Mwibutse neza ko abantu bavuze ngo urapfuye, imbere y'Imana bavuga ngo nguhaye ubuzima. Haleluya. Uko niko Mose yagiye. Mose ubundi ajya kwa Farawo, Imana yambwiye ngo Mose genda kwa Farawo. Mose abwira Imana ati ngo Mana, aho numa urahazi, ndakuzi uvugira mu kirere, mu miyaga no mu bantu, sindakubona. Nanakubonye ngo ubona ikigongogongo wikira wigendera. Uremera ko tujyana? Irama turajyana. Mu ikimenyetso cy'inzoka bageze yo kwa Farawo, ngo akubita yankoni hasi ihinduka inzoka, zishaka kubitinda musi byanzanye. Inzoka ngo ihinduka, inkoni ihinduka inzoka. Farawo ngo yakoze inzoka igihumbi z'inziramiri. Mose akoze inshira imwe, Farawo akora inzoka igihumbi z'iki z'inziramiri. Ari nkawe ni wakwiruka? Ari nkawe ni wakwiruka? Oya mbwira, ari nkawe ni watuva ko Imana ikubeshye? Mose ngo agiye kwigata Uwiteka, harya uracyahari? Uracyahari cyangwa wagiye? Yaramubwira ngo Mose, attention, njyewe ndi kumwe nawe. Mose niyabyumva neza. Yaramubwira se ngo mbikubwira mu Gifaransa cyangwa ni mu Cyongereza ubishaka kutabyumva. Yaramubwira ngo njyewe nitwa ndiho, nitwa ndi. Haleluya. Witwa nde? Ati nitwa ndi. Uri ndi? Yabyumva. Yaramubwira ngo je suis qui je suis. Njyewe ni nduwo ndiwe. Haleluya. Iraba ngo ndi ubuzima, ndakazi, ndi inzu, ndi imibereho, ndi umwana, nitwa ndi. Ako twavuze ngo amen. Twavuze ngo amena. Twavuze ngo amena. Ibyo wabona ko bidashoboka imbere y'Imana yitwa ndi. Kuri wowe ni ndi ubuzima, ni ndi ubukire, ni ndi inzu, ni ndi imodoka, ni ndi amafaranga, ni ndi njyewe. Je suis qui je suis. Ariko twavuze ngo amen. Twavuze ngo amena. Mose abona gutuza, ngo ako kanya acyuvuye amagambo ngo inzoka ngo yiwe irasama, ifata uruziremero rwa mbere irarumira. Ariko ureba n'amaso, abakonikoni bose baraho, abapfumu bose baraho. Arabati koko uri ndi kabisa koko. Urwa kabiri irarumira, 100 irazimira, 200 irazimira, 400 sefini, 500 muri bushati, 800 mu gifu cyo hejuru, 900 zose irazifata irazimira sefini. Ngo arangije ngo arambura ukuboko afata inzoka ye ihinduka iki? Mu yandi magambo bishatse kuvuga ngo imbaraga zo muri Egiputa zose, izabarozi,
iz'abakonikoni, iz'abahanya, iz'abacwezi, iz'abamwanga, iz'abamuvuga, zose yari yazifashe. nta mbaraga n'imwe yari ikiri mu Egiputa imukingira imubuza kugenda mu izina rya nde. mwibutse ko muri aya masengesho usanga Imana iraguha ubutware bukomeye bwo gufata imbaraga zose mu izina rya nde, mu izina rya nde. twavuze ngo amen. turacyahari katureba turi kumwe. Imana ibamere umugisha. ariko reka babwire reka umwami ngo akivuga ayo magambo, Imana imanukira umuhanuzi witwa Elisa. Imana iramumanukira, ubuhanuzi buramanuka bumusanga ahantu yari yicaye ngo mu nzu aganira n'abantu. arasohoka areba ngo nyagasani mwami n'abantu bawe mwese muterane hano, muyoreze igisonga gikomeye umwami kiraza. Elisa ngo ahagara imbere y'abantu bose, arahagarara arabati nimwumve uko Uwiteka Imana yanjye imbwiye sha, irambwira ngo Abasiriya bashizeho itegeko ryo gupfa, batwicishije inzara, ariko iyo nkorera iravuze ngo iduhaye kurya kandi tugomba kurya tugahaga. iravuze ngo umunsi w'ejo nk'iki gihe dufite saa ngahe nonaha? saa 9 n'iminota ingahe? saa 9 n'iminota 4. reka manura ubuhanuzi bukomeye. Elisa yapfuye kera, nije muhanuzi uri hano akanya. iravuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya, ku irembo ryo kuri Sejemu, ku irembo ry'iwawe, ku irembo ryo mu rugo kwetepera. haleluya. kandi mureke bagana cyangwa turyizere iri jambo, ndashaka turyizere none ahangaha. iri jambo turyizere. Imana ikoremo igitangaza mu izina rya Yesu. niba unarwaye uburwayi, Imana ikoremo igitangaza ku buzima bwawe. ejo nk'iki gihe Imana ikoremo igitangaza mu izina rya nde. wateye haleluya. turacyahari. ubundi icyo mpfa n'abarokore ni kimwe. reka mbabwire impamvu Imana kenshi ibihorera. dusoma Bibiliya tukayifata nk'ikinyamakuru cy'amateka, nicyo kiba kibisha. tukumva n'ibyo Abayisiraheli n'ibyo ngibyo byararangiye kera, hanyuma mukazigendana bira, mukanazibika, mukanazisegura gusa. ariko fata ijambo igihe cyabereye iturizana none ahangaha aka kanya, none uyu munota uhita uryishyiraho aka kanya, uryizereremo. Imana akora igitangaza. amen amen. abari aho bose siko, bamwe ati amena, bamwe ati amena, abandi ati po bakagaba we ibyo hanura. arega ni nguko waza hano akavuga ngo ejo mw'iki gihe, reka mbireke wenda mu kwezi kwa 10, ukwa 11 da, mu Rwanda umuceri uzagura 300, ukabivuga. ubugari buzagura 50. ariko man nekaza ko mwahita mututira amabuye, ariko ari Imana ibimbwiye nabivuga. man umunsi muzabimbwire pe mbivuge kwa rubanda. haleluya haleluya. hari ibyo tukwiye kwanga, ariko ubundi hanyuma ifu se bagomba kwikura. aravuga ngo ejo nk'iki gihe ikiro, tukita ikiro cy'ifu y'akahunga kizagura urumiya shekeri imwe. wari urumiya, igitangaza kirabaye urumiya. ejo ikiro cy'akahunga kizagura urumiya. bavuga ngo kandi ingero 2 za sayiri, ubwo ni sayiri zari ingano. ingero 2 z'umuceri, ibiro 2 by'umuceri bizagura amafaranga 400. yamaye nka da, ubwo kimwe ni 200. bebe naho utarya umuceri twajya tujya mu Tanzania gusa mwuhumura umwe munini basomati ntibaje barya. haleluya. abari aho bamwe barabyumva, abari mu mwuka, abari mu binago babyumvise, harimo n'umutware utarabyumvise. kandi uyu mutware reka nawe nubwo yarengereye, ariko reka mugarukire. yaravuze ngo umukozi w'Imana, ngo nukuri kw'Imana urumara turakwemera, ariko ibyo uvuze nubwo Imana yakingura amadirisha y'ijuru
ntabwo byashoboka. Kandi koko yumvaga ko bitashoboka. Abasiriya bari babamereye nabi. Mwibutse ko abasiriya bagereranywa n'abadayimoni bakurwanya uyu munsi, kandi koko bameze nabi ku buzima bwawe. Rimwe na rimwe hari igihe uryama ugashaka inzira ukazibura. Siko bimeze se? Inzira rishaka ukayibura. Mana nkeneye amafaranga, arava hehe? Na mwene wacu nzi, nta n'umuntu ukomeye, nta n'inshuti yanjye. Yababa we, inzu y'abandi igitima kigakubita, ukwezi kwa mbere kukarangira kigakubita, ukwa kabiri kigarangira kigakubita, ugashaka uhuru wakure n'ibihumbi 10. Mwari muzi ko Imana ishoboye byose. Tahanuye bariyicarira bategereza umunsi w'ejo nk'iki gihe. Bibiliya irambwira ngo hari ababembe 4. Ababembe 4 bagenderaga mu tugari tw'abana n'ubumuga. Icyambere bari abayisiraheli bababembe, ariko ntago babaga n'abandi. Kubera iki? Babaga bonyine kubera kubanena. Kabiri bari bafite inzara. Hanyuma bigira inama babembe babateko byose ni ahandi muri bene wacu ntuzajyayo. Kabiri dufite inzara baratunena, none rero katwigira inama tujye mu Basiriya, byose ni ugupfa. Katujyeyo niba twica barabatugiriye neza, twipfire neza. Ariko niba tatwica baduha ibyo kurya, hari icyo bidutwaye. Nubundi tugiye tuganapfa ntacyo byaba bidutwaye, twipfire batwice, mbese batunangure baturuhure. Niba tanatwica bakatujya kurya turadukize. Bakora inama y'abantu banyonga amagare yabo. Amagare barayanyonga, si amaboko banyongesha amaboko. Amagare baranyongesha amaboko, baranyonga ngo bagere hafi y'urugero rw'Abasiriya. Icyo nkundira Imana rero. Haleluya! Nubwo ubona uburyo bwabuze, ariko Imana cyafite ubundi buryo bwo gutabara mu izina rya nde. Hari ubundi buryo, hari tekinike Imana ijya gukoresha igutabare mu izina rya nde. Twavuze ngo amen. Turacyahari. Yampaye. Niba bene wanyu babuze, irafite ubundi buryo. Niba akazi kabuze, ifite ubundi buryo. Ngo Imana ngo yishire mu magare. Namwe nimurebe ya magare y'abantu batagenda, y'abantu b'ubumuga. Ari amagare namwe nimuyarebe. Udupine twayo ukuntu tatungana, utwimbere ukuntu tungana. Noneho ngo Imana yinjiramo ya magare. Ngo yinjiramo sane, ngo izana urusaku rukomeye rutu rw'ibifaru 898. Uharamutse avuye igifaru kimwe hano hakurya Inyamirambo, abagore mwese mutwitinda kuva ku meza 4, mwese mwahita mubyara. Mwese muri hano, mwese mwabyara. Ubwo hari ababyara abana, hari n'abatabyara abana, ariko mwese mwahita mubyara direct ako ka. Noneho ngo Imana yijamo muri ya magare, iyahindura ibifaru amamiliyaridi. Ngo birahinda ngo bigira urusaku rukomeye. Ngo Abasiriya babyumva ati yaba turapfuye afana gahamagara turapfuye bavandimwe muri kumva turusaku turapfuye turarangiye yaba we. Ngo bakora inama ako kanya yo kugira gute yo gusohoka. Ngo bahita birukanka, imbunda bazisigaho, ibintu byose bisigaho, imyenda bayisigaho, ibintu byose barabisiga. Safini barirukanka baragenda. Mwibutse neza ko hari inzira Imana ikomeye igiye kunyuramo igutabare mu izina rya nde. Twavuze ngo amen. Hari ubundi buryo Imana ikoresheje nona, hari ubundi buryo Imana ivumbuye aka kanya, hari tekinike Imana igiye gukoresha itabara ubuzima bwawe. Wizeye imbaraga z'Imana ngutere haleluya. Hari ubundi buryo, hari ubundi buryo, hari ubundi buryo, hari ubundi buryo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ababembe banyonga amagare, barayanyonga, bagera kuri bariyeri bategereze gupfa. Isasu rya mbere babona bariyeri nta muntu uhari, barinjira ko nta muntu uharira. Banyonga amagare ngo bagere mu mahema, bashakira abasirikare z'umutekano barababura. Banyonga amagare ngo binjira mu mahema, kandi ko yambwiye ngo bakimara kuhagera ngo basanga imyenda n'abasirikare barimo. Ngo bafata imyenda babanza bayitwara ku ruhande, babanza barayihisha.
ngo binjira maranyanga amagare ngo binjira mu yindi nzu basanga icyakura cyari giteretse aho ngaho babatika tubaze turya ibyenyera katubyihorere bafata icyakura banza baragisya barakirya babanza bararya niba bararishaga intoki ntumbaze ariko barariye ngo barahaga binjira hirya mu byumba basanga imyenda baraterura bajya guhisha bagira ngo ariko ibi turimo nibikira ibi turimo bazenguruka ikigo cyose ngo bashaka abasirikare barababura babata ariko Imana ishaka yabatugabije kabisa twavuze ngo amen ngo baravuga ngo iyi nkuru ntabwo twayihererana tugende tubwire mu rugo rw'umwami ye baba we banyonga amagari haleluya abasiriya bagiye kera mwibutse neza ko hari imbaraga zikomeye Imana yose ku buzima bwawe zigiye gutatanya imigambi yose ya Satani yakurwanyaga yatuma gutakira ubuntu bw'Imana yatuma gutakira imbaraga z'Imana yatuma gutakira imibereho misha mu izina rya nde wateye haleluya hari imibereho misha Imana ikuremeye none uyu munsi hari ubuzima bushya Imana ikuremeye none aka kanya hari icyubahiro Imana iguhaye none aha mu izina rya Yesu abantu babyemera batabyemera Imana abikora kuko ari Imana ishobora bingahe twavuze ngo amen muracyari hano abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabako abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso wowe nucyuhemuka kandi nukoze isoni habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiye wowe nucyuhemuka kandi nukoze isoni habwa ikuzo Mana yacu mwibutse ko abantu biringiye abagabo babo barabahemukira abandi biringiye abagore babakuzaho biringiye ba tante babakuzaho biringiye ba mujoma babakuzaho ariko biringiye Uwiteka Imana nta soni zizadukora haleluya Bibiliya yambwira ngo uwo munsi birahinduka ngo binjira mu rugo abantu bose barahurura abayisiraheli ngo basanga amadepo basanga amafu basanga imiceri basanga amasukari basanga za kahunga ngo birasandara ako kanya abantu bararya bagubwa neza mwari muzi ko Imana ishoboye byose mwari muzi ko Imana ishobora byose uyu ejo nk'iki gihe kwirembo ry'Isamariya kwirembo ryo kuri Sejemu kwirembo ryaho utuye kwirembo ry'iwawe kwirembo ryo mu rugo rwawe kwirembo ry'abana bawe kwirembo ry'abakwe bawe kwirembo rya fiance wawe haleluya ejo nk'iki gihe ejo birahinduka mu izina rya Yesu haleluya tepeleki nemolasika tegi amena Seremai arimo kubyumva cyane nawe ufashe kubyumva nonaha hari igitangaza Imana iramye hari igitangaza Imana ikoze muri iri teraniro ndumva ijwi rimbwira ngo hari igitangaza Imana ikoze muri iri teraniro ndumva ijwi rimbwira ngo hari ikintu Imana iramye muri iri teraniro ndumva ijwi rimbwira ngo hari ukuboko gukomeye Imana itanze mu izina rya nde Mana yanjye icyamba buruka byakira none ahangaha ndashaka ngo telekita haleluya ndifuza kugira ngo ubanze uve muri izi ntebe wicayemo winjire mu kindi cyumba none ahangaha hanyuma twakire ubuntu bw'Imana winjire muri kindi cyumba cyo hejuru winjire muri dimension uve muri wari urimo aka kanya hari igitangaza gikomeye Imana igiye gukora ku buzima bwawe haleluya 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 ejo ng'iki gihe hari igitangaza Imana iri bureme nishaka ikiremera abantu 8 nishaka ikiremera abantu 10 nishaka ikiremera mwese ko mungana nishaka ikiremera abantu 6 ariko Imana irakirema ejo ng'iki gihe iri jambo ndumva Imana irimaye nk'ubuhanuzi ejo ng'iki gihe hari ikintu Imana iri bukore mu izina rya nde
nishaka igikorera abantu babiri, nishaka igikorera abantu batatu, ariko ejo nk'iki gihe hari igitangaza Imana ibukore. Babarira umuntu mwicanye mu kiganza mumbwira ngo humura, ejo nk'iki gihe hari igitangaza Imana ikoze ku buzima bwawe. Muhanura umubwira ngo ejo nk'iki gihe hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Wizeye imbaraga z'Imana ngo uhaguruke utere haleluya. Sika godimo lifa la sika ya hai rograne moli prosifa kolike bonwa la do kiste ben moliko wasi elevai. Haleluya. Kandi mareka mbabwire ndashanga ibintu byandike, hanyuma umunsi waje nk'iki gihe hari igitangaza nivuye ngo kuwa kane uta hari ubuhamya tuzakira buri gihe mu ijambo rivuga ngo ejo nk'iki gihe. Ndashaka kuwa kane utaha tuzakira ubuhamya buvuga ijambo rivuga ngo ejo nk'iki gihe Imana ikoze igitangaza. Nishaka ko abantu batandatu bonyine gusa muri teraniro, ariko ejo nk'iki gihe hari igitangaza Imana ibureme. Nanjye ndi kucumva ni nyakire ejo nzamagara mushoma mbwe nacyakiriye uzashimira Imana. Twavuze ngo amen. Ndumva ejo nk'iki gihe hari igitangaza Imana ibureme nona. Hari igitangaza Imana imye ku buzima bwawe. Hari uko gukomeye Imana imye ku buzima bwawe. Wari urwaye indwara ejo nk'iki gihe wowe winjiramo gusa tayari. Haleluya. Ariko turi hano cyangwa nawe ngo muhari. Haleluya. Mama haguruka, hagarara, komeza uhagarara. Ayo maguru yawe, ayo maguru umaze imyaka ingaho yarwaye? 10 n'ingahe? Ngwino hano. Aya maguru imyaka 18 arwaye amaguru. Ntago uzapfa urwaye amaguru. Dore nga yarabyimbye hari koko. Temila sikeboni waki penikota la sikaragro Greshin melapaido senikin mowai ropisa lava tangoni kitarabasi. Turaseze kuko kuwiteka none hangaha gukora igitangaza mu izina rya Yesu. Ejo nk'iki gihe c'est fini terminé. Jenda kwicara. Imana avuze ngo iragukishije. Ja kwicara. Twataye haleluya. Hejuru y'imyaka 18 ejo nk'iki gihe ayo maguru yawe arakira. Arakira. Nizeye imbaraga z'Imana arakira. Nizeye uwonkorera arakira. Nizeye igitangaza cy'Imana arakira. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Hejuru y'ibyakubayeho ejo nk'iki gihe Imana yavuze ngo ijanye inkuru nziza. Hari inkuru nziza Imana izanye ku buzima bwawe. Uyu yari Elisa bahanuraga. Elisa yapfuye kera, ni pastor Shimiro imbere yawe. Aravuze ngo ejo nk'iki gihe urabona igitangaza cy'Imana. Mwuzaniye inkuru nziza. Mwuzaniye inkuru ihumure ku buzima bwawe. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Ijambo twasomye ryavuze ngo arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka. Bibiraba ngo indwara yako kanyigira gute? Uyu nawe yari umubembe wari urwaye indwara igihe kirekire. Iyi ndwara yari manye imyaka myinshi. Cyane twamenye ko umubembe baramunenaga. Umubembe nta kaciro yari afite. Umubembe ntacyo yari amaze. Ariko hejuru yo kubemba hari umugambi w'Imana. Ngo amenya ko Yesu arimo gutambuka mu mudugudu. Amenya ko Yesu ari gutambuka mu mudugudu. Bibira ngo aravuga ngo icyambere sindi bumwegere kuko icyambere baranyirukana abayuda. Bene wacu bari bunyirukana. Ariko kandi hari tekinike ndigiye gukoresha. Avuza induru. Yo kuvuza induru nayiremewe. Avuza induru. Yesu ngo arahagara. Ati wewe uvuza induru. Habaye iki? Kibazo cyufite we. Abegi bati tugende urano umubembe ari kuribwa amaguru pu yasaze. Umubembe ati Yesu! Yesu! Mwana Dawidi! Hagarara! Tamahinga da. Yesu ngo arabatu gwavuze Yesu mwene Dawidi ngomba guhagarara. Hareka mubwire izina Yesu. Izina Yesu. Izina Yesu.
ribeshaho. Izina Yesu rirakiza, izina Yesu rirabohora, ribohora umuntu baboshe ingoyi zose, ribohora umuntu bazinze. Izina Yesu ribohora umuntu baroze. Izina Yesu rikora ubukwe, izina Yesu rikubakira inzu, izina Yesu rikora ritanga umwana, izina Yesu rikora igitangaza. Izina Yesu, haleluya. Yesu mwana Dawidi arahagarara. Which problem? Tekibazo kiwe urashaka iki? Arambwira ngo njyewe nta kindi shaka. Umva ukuntu yamubwiye, yavuga ngo wabishaka wowe ubwawe, wabishaka wagira gute, wabishaka wabasha. Icyatumye uyu muntu abikora urakizi, yari afite intego. Reka mbabwire, kugira ngo usenge amasengesho y'iminsi 3 nta ntego uzayihorere. Uzafate intego iminsi 3 uyishakishe, hanyuma usenga amasengesho y'amasaha 6. Imana izaguhumugisha. Gusenga amasengesho y'iminsi 3 atagira intego uzayihorere, ahubwo wicare mu rugo cyangwa mu kazi ushaka intego iminsi 3. Nurangiza usenga amasengesho y'amasaha 6. Imana izaguhumugisha. Kesho abantu gusenga amasengesho atagira intego. Kuva mu gitondo ugasenga, umuntu akubaza ngo wasengeye iki nawe ntukisobanure. Guri ukumara iki? Ukwirushya. Uri kuvunwa n'ubusa. Dusenge mukana muyabaza ngo muhaguruke dusenge. Ubundi wazanye intego ntabwo wakwirwa bakubwira ngo muhaguruke. Urasara. Ngiye gusenga n'ubu naje mvuye ahantu gusenga. Ngiyewe ndasakuza. Nabwiye abantu ngo mu butayu ngiye mu butayu, ngiye mu butayu si mu gice, nta nuko mvuga ijambo ry'Imana. Abantu tumenyere gusengana, ntujya gusengana wowe ngo turavuga ijambo ry'Imana ngo turaririmba. Ntabwo naririmbira mu rusengero, ngo ndirimbire mu rugo iwanjye, ndirimbire no mu butayu. Ubwo sindi kurimba ibiki. Nta n'ijambo ry'Imana, nta nabirangiye ntwarayo. Yikize. Bibiliya sinayigwara gute? Nishaka ndasoma bifite mu mutima. Narimo mesha. Nasengera muri Bibiliya yose nkayizenguruka naburamo amagambo 6 nasengeramo. Hanyuma mu butayu si igice. Ni intego intwayeyo. Ni intego intwayeyo. Hari ikintu kimagurukije kitumye nava mu rusengero cyangwa mu rugo iwanjye nazamuka umusozi. Hari ikintwayeyo. Iyo ngeze ndaboroga. Yarara nkavuze induru. Aho dusenga nabona bize. Ndaboroga. Nabwe nima tuye gusenga aho ngaho. Niba utazi gusenga birakureba. Nakazi kawe. Iyo ngeze n'abantu okay cyo dusengera muri rusange gatoya, dufata isaha imwe tugende mugaruke. Niba utazi gusenga ugende wicaye muri telefone yawe birakureba. Ushaka wandike message no kuri WhatsApp ugiye. Nakazi kawe. Niba uzi gusenga usenga isaha yino yibwira Imana. Boroge. Ubu ari ibyifuzo Imana itavugaho. Mwari mubizi? Hari ibyifuzo n'umwasenga kagihumbi Imana itashobora kuvuga. Ndakaragara gusabye. Imana se nishije. Imana agara umwana. Imana se nishije. Abantu bakuva ko waseba Imana se n'umuntu. Imana n'umubyeyi irahisha. Imana igusabye rero ngo ufite ikibazo n'umugabo. Ariko sha Imana wo mu bantu imbere y'abantu wowe n'aba umugabo w'igikwere ngo ufite ikibazo n'umugore. Imana ntabwo abivuga. Ahubwo irakureka nyine ugasenga ayibwira kari ngo mwana wanyu unacyakiri nacyumvise nuko yibwira umuhanuzi. Unacyakiri gikomeye ngo yakibonye. Ariko ntabwo yakimubwira icyo aricyo. Hanyuma mama batati gusenga ngo kimbwire ngo ni ikihe igusebye. Nakazi kayo bamushaka kuzajya museba mu rusengero. Wandangarewe. Haleluya. Mani kwandagaze wowe. Hanyuma uyu mugabo yari afite intego. Yesu mwana Dawidi washaka wabishaka wabasha kunyiza. Yesu ngo arabyumva arahagarara. Bibiliya ngo arambura ukuboko amukoraho, yaramusatiriye aramusanga ava imbere y'abigishwa be. Bibiliya ngo arambura ukuboko amukoraho ngo yabwa ngo ndabishaka nonaha kira. Bibiliya ngo muri ako kanya indwara yigira gute imuvamo. Uyu munsi muri iteraniro Yesu yabishatse. Yesu yabishatse. Aravuze ngo kira. Aravuze ngo kira. Aravuze ngo kira. Sinzi indwara urwaye. Waba urwaye indwara y'ubushomeri, waba urwaye indwara y'amadeni, waba urwaye indwara y'umubiri, waba urwaye yo kutiga. Aravuze ngo kira. Yesu arabishatse kira. Haleluya. Haleluya. Yesu arabishatse kira. Vuga ngo ndakize. Haguruka.
n'uyu nguyu. Haguruka, hagararaho. Uyu mutwe wawe umeze ngurimo ibisazi. Mbona umeze yigo karabaye. Hanyuma Imana irambwira ngo n'abadayimoni bakoherereje ku buzima bwawe. Ariko uyu munsi wa none Imana nkorera, Imana ishobora byose, marayika w'Imana kurambitseho ikiganza aravuze ngo uyu munsi arabishatse kira. Ngwino hagaranga taka. Twirukanye izi mbaraga zose, twirukanye izi mbaraga z'abadayimoni, twirukanye izi mbaraga z'abadayimoni, twirukanye izi mbaraga z'abadayimoni, twirukanye izi mbaraga z'abadayimoni, twirukanye izi mbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Aya majwi wumvaga ntabwo urondeye kuyumva. Aya majwi wumvaga ntabwo uzongera kuyumva. Niko Imana itangaje. Yesu aravuze ngo arabishaka kira. Twavuze ngo amen. Wizeye imbaraga z'Imana, wizeye ubwiza bw'Imana, mukangiye gusenga Imana. Ngiye gusenga ariko uyu mugabo wambaye Lacoste, wowe urebye inyuma uku kuguru sinzi urwaye. Imana yiteguye gukora igitangaza ku buzima bwawe. Satani yaje kuzana kanseri mu kuguru kwawe. Haguruka. Satani yaje kuzana kanseri mu kuguru kwawe ugapfa bakaguca. Ngwino hano, sinzi ibibazo urwaye. Ngwino hano ngaho ndagirane. Satani yaragiye kuzana kanseri mu kuguru kwawe, uku kuguru bakagukuraho bakaguca. Ariko mbonye marayika w'Imana agukoraho, marayika agukozaho arambwira ngo arabishatse kira. Twavuze ngo amen, twavuze ngo amen. Uyu munsi Imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe. Uwiteka Imana ishobora byose, Uwiteka Imana ikiranuka, Uwiteka Imana ikiza, Mana y'amahoro, Mana y'amasezerano, Mana y'inyembaraga. Uyu munsi wa none bimenyekane kuri Imana, bimenyekane kuri umutabazi. Uku kuguru kube kuzima. Haleluya. Abadayimoni bari bagusabye, ariko Imana yavuze ngo uyu munsi ishizeho iherezo. Ejo nk'iki gihe safini termine. Ariko twavuze ngo amen. Muracyari hano cyangwa mwatashe? Tuvuge ngo amen, tuvuge cyane ngo amen, tuvuge cyane ngo amen. Ejo nk'iki gihe ku irembo ry'iwawe, ntabwo ari iry'Isamariya. Isamariya byagiye kera. Ku irembo ry'iwawe, ku muryango wawe, ku rugo rwawe, ku kazi kawe, ku bana bawe. Ejo nk'iki gihe Imana avuze ngo ikoze igitangaza mu izina rya nde. Wizeye imbaraga z'Imana ngo wongere gukutera. Haleluya. Ufite indwara umanye igihe kirekire. Ejo nk'iki gihe ufite indwara umanye imyaka myinshi. Imana avuze ngo haleluya, muzaniye inkuru nziza. Hari inkuru nziza itasha ku buzima bwawe, hari inkuru nziza itasha ku buzima bwawe, hari inkuru nziza itasha ku buzima bwawe. Dore uyu mudamu wambaye rinete, uyu w'inyuma, uyu wambaye aguruka. Imana mbonye ikora igitangaza. Igitangaza Imana ikoze ni iki? Nabonaga uryamye ugatana nko kwa muganga, mbona abaganga bagutwaye bari batatu, mbona baguhagaze hejuru, bafata ibyuma
bakubaga mu nda. Bakubaze mu nda, mbona birabananiye, bari kurira. Mbona haje umuntu muremure abigizayo, afata bya bikasi byose arabijugunya, agukozaho ikiganza, arambwira ngo Imana igukijije mu nda, kanoneho igukijemo kanseri ku buryo batari kuzagushobora. Uyu munsi wa none Imana yavuze ngo ikoze igitangaza ku buzima bwawe. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amena. Twavuze cyane ngo amena. Ejo ngiki gihe kwiremba ry'Isamariya, kwiremba ry'iwawe, kwiremba ry'abana bawe, kwiremba ry'urugo rwawe, kwiremba ry'umugore wawe, kwiremba ry'umugabo wawe, Imana ikoze igitangaza mu izina rya nde. Akira imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Akira ubutabazi bw'Imana mu izina rya Yesu. Akira amasezerano y'Imana mu izina rya Yesu. Akira imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu. Akira gukomera kw'Imana mu izina rya Yesu. Kubera ko Imana kuze ku buzima bwawe uyu munsi wa none, umugambi w'Imana ukuzeho, imbaraga z'Imana zikuzeho, ubutware bw'Imana bukuzeho mu izina rya nde. Dusengeye mu ijambo rimwe Dawidi yavuze. Dawidi yaravuze ngo asenga muri Bibiliya, muri Zaburi ya 46, aravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe, nibamara kukibona bamware, kuko nabaye ukamara. Muri iri teraniro, haleluya, haleluya, Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza, ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza mu kazi, ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza aho utuye, mu bana bawe ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza, ku mufiyanse wawe wundi ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abadayimoni, kugira ngo abakuvugaga, kugira ngo abakwanga bakirebe bamware, abarozi bakirebe bamware, abadayimoni bakirebe bamware, Satani akirebe amware, kuko Uwiteka gutabaye agakumara iki? Haleluya, haleluya. Kubwo kujya kwa kumunyamabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, ni ryari, ni ryari, ni ryari, ni ryari. Noneho Uwiteka ahaguruke agushire mu mahoro mu izina rya nde. Uwiteka ahagurutse ryari? Now Uwiteka arahagurutse ku buzima bwawe uyu munsi, aujourd'hui, today. Uwiteka arahagurutse aje gushira mu mahoro umuntu bavugiraga mu rwongorerano, aje gushira mu mahoro wavugiraga mu rwongorerano, aje gushira amahoro ubuzima bwawe, aje gushira amahoro abana bawe, aje gushira amahoro urugo rwawe, aje gushira amahoro umuryango wawe mu izina rya nde. Wizeye imbaraga z'Imana, wongeye utere haleluya. Hejuru y'ibyakubayeho hari ubwiza bw'Imana, hejuru y'imigambi y'abadayimoni hari imbaraga z'Imana, hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana, hejuru y'imigambi mibi hari imbaraga z'Imana. Ndabona marayika ari kugenda ahoza abantu amarira, mbonye marayika w'Imana agenda ahoza abantu amarira. Hari amarira umara igihe kirekire abantu batazi, ariko mbonye marayika w'Imana yahoza. Imana yambwiye ngo ije guhoza abantu amarira. Hari abantu Imana imaze agahinda, hari abantu Imana imaze umubabaro muri iri teraniro. Haleluya, hari abantu Imana imaze umubabaro muri iri teraniro. Ndumva Imana imbwiye ngo hoje abantu amarira, Imana imaze abantu agahinda. Halakimola sike boni wora shekre do pinis for kina do kaferstai. Abantu baravuga ngo ntuzashaka, Imana iravuga ngo uzashaka. Baravuga ngo ntuzabyara, iravuga ngo uzabyara. Baravuga ngo uzapfa nabi, nta nubwo uzapfa ahubwo uzarama, kugira ngo werekane ibitangaza by'Imana yakoze mu izina rya nde. Uzi ko abantu bikireho iteka ngo uzapfa, wowe urapfa ntuzajya heza. Niba ushaka gupfa birakureba. Ngiye sigaje imyaka 67 nkabona gupfa. Genda yizi yo sigaje 67 nkabona gupfa jewe yo sigaje.
hanyuma niba ushaka gupfa wowe ibyo birakureba. Nzapfa ndi umusaza nagishoboye no gufata mikrofone mbabwira ngo amahoro y'Imana bari namwe bana bana. Ibyo ngibyo byonyine mvuga amahoro gusa. Hanyuma wowe niba ushaka gupfa ugenda upfe birakureba. Ngo ndi kubazwa n'abahanuzi bigo bahanura urupfu gusa wajya ngo wabuze ibyo bahanura. Urapfuye birakurangiranye ariko urinda gupfa wabuze ibyo bahanura. Warukuye hose niba uri umuhanuzi. Niba ruvuye ku Mana urukureho, niba atari rw'Imana ceceka. Gusa nta uri umuhanuzi gusa umaze iki. Niba ruvuye ku Mana kandi si ugupfa n'ugutaha mubwiye ko atashye. Gusa mubiye. Murapfuye, urapfuye urupfu ariko urupfu. Ndakwemera. Rukuraho urupfu ngo ruvuyeho. Niba rutavuyeho ntago uri umuhanuzi nta n'icyo umaze. Ceceka. Hano bafite ubwoba. Hano ubwo abantu urupfu bakagira ubwoba abantu barahahamutse bararangiye. Niba umuhanuzi akuhanura urupfu atashobora kurukuraho ntago ari umuhanuzi nta n'icyo amaze. Wowe naceceke. Amaze iki se? Terabwoba gusa. Uzapfa nabugiye kubyara upfuye ariko ndagubyara upfuye. Niba adashobora gukuraho urwo rupfu ubyara ubwo ni umuhanuzi nyabaki. Rero tuzabyara neza. Uzabyara neza. Uzabyara neza. Haleluya. Haleluya. Bakuzize zingwa 26. Niba udashobora kuzikuraho uri umuhanuzi wazibonye umaze iki? Ceceka. Ubuhanuzi bwawe ntacyo bumaze. Po. Uri kwiga guhanura gusa. Ukubeshya ufite ibinyoma. Vuga ngo izingo za zihari zivuyeho safini. Niba zitavaho nta nubwo uri umuhanuzi ceceka. Nta nubwo yarabizi uje kumutera ubwoba gusa. Ntabyo yarazi uje kumuhahamura. Gose bikumari iki? Haleluya. Izingo 16. Ifoto yabashize mu giti nihiri. Niba utayikurayo uri kumubwira ibyiki? Yikureyo cyangwa se niba utayikuyeyo ceceka. Nabahanuzi ufite. Uri kubyiga. Uri gupaca paca. Ashaka ngo dusenge. Haleluya. 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 Umuntu we nago yazi ko ari mu giti yarabonaga akagenda. Ifoto yabajyanye mu giti. Hanyuma uyigumishijeyo. Niba uri umuhanuzi ukayijyana mu giti ukanayigumishayo, niba utayikuyeyo ubuhanuzi bwawe bumaze iki? Ubundi mwumva ubuhanuzi bumara. Ubuhanuzi buza ari butatu. Mwana wanje ihane ndakugirira neza. Nago bava ngo ihane nutihana ndakwica. Iyo naganaga n'Imana yo ngiyo. Nutihana ndakwica. Ubu se abasamba twavuye he? Njye navuye muri Cadillac. Njamena kubita umuziki. Urumva? Cye niho navuye. Njamena muri Njamena niho navuye. Urumva? Uzi kasa uzi ari hotel Okapi ariya mu muji. Hari akabari turatubyina umuziki. Nagomba kuwicirayo. Yagomba kumbwira mwana wa ihane ngugire neza. Nuko Imana ikora. Mana bango nutera ndakwica se? Kare kiyo nagari Imana. Api mwana wanje ifite ubwa mwana wanje ihane ngugire neza. Ihane ngubabarire, ihane nguha umugisha. Ihane ngurwanirire mwana wanje. Iringinga. Harumana turakwica. Ejo ngo hari umuntu bahanuye ku musozi. Ejo bamuhanuye ku musozi. Kwa kabiri baramuhanuye abanyamasengesho ngo ufite ibyaha baraterura barahirika mabuye barabirindura ngo Imana yakwanze. Imana yamwanze yamujyanye ku musozi Imana yamwanga kandi. Afete ari ibintu tukwiye kwanga muri iyi minsi. Ariko uvuga ijambo rivuze. Yavuze ngo nonaha irahagurutse ije gushira mu mahoro ubacunira iki ingone. Imana ibahamugisha mu izina ryande. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Twavuze cyane ngo amen. Ndumva mwuka nyabara gusenga mu bice bibiri. Tugiye gusenga igice cya mbere cyakamenye mpabwire mu kanya. Dusenga igice cya mbere nonaha nyemerera uhaguruke. Hagurukira imbere y'Imana. Hagurukira imbere y'Imana. Ngiye gusengera mu izina rya Yesu. Ngiye kukwingingira Imana akakanya. Sinzi ahantu maze iminsi uri. Vuza induru ngo Yesu mwene Dawidi mbabarire uyu munsi. Tugiye gusenga Imana wo muhamagare mu byifuzo byawe. Nkunda kubwira abantu ngo tujye gusenga dusengere mu ntego. Dusengere mu ntego. Intego ni iyihe? Sinzi ibyifuzo ufite. Kuramo nibura bibiri bifite imbaraga. Hanyuma tubisengeremo. Ushobora kuba urwaye ukeneye n'inzu. Sinzi icyifuzo ufite gikomeye. Ushobora kuba ukeneye ubukwe simbizi ukeneye n'akazi. Hitamo kimwe. Ushobora kuba simbizi bya byifuzo bibiri. Hari ibyifuzo bibiri wasengera bigatuma ubuzima bwawe bwose bubaho. Ibyo nibyo tugiye gusengera rero.
fata ibyifuzo bibiri byonyine gusa. Ntago Imana niwe gusubiza byinshi, ariko ngewe numva umutima ngira ngo fata bibiri byonyine. Hanyuma bibiri tugiye kuremamo igitangaza. Tuvuga ngo ejo ngiki gihe Uwiteka turemera inkuru nziza mu izina rya Yesu. Hanyuma uyu munsi Uwiteka Imana amanuke ku buzima bwawe akore igitangaza. Impamvu ni iyi, ibi bintu ugiye kubivuga ngiye gusenga Imana. Urabivuga umusenga nabi ngo Mwami Yesu ngo nababandi ngo babandi se bagutumye. Niba wagutumye fata mu umwe nibura nawe umwongereho, ntacyo bitwaye, umuvuga izina kandi. Tugiye gusenga Imana ikore igitangaza uyu munsi. Niba urwaye bwira Imana ngo Mana ndwaye diabete, ndwaye sida, ndwaye indwara simbizi, ndwaye umutima, ndwaye kanseri, njyewe simbyara, mpereza umwana. Wisaba umwe, saba impanga. Imana ifite impanga. Haleluya. Wisaba umwe, kubera cyo usaba umwe se Imana inyene wowe. Imana kwima umuceri ngo urye wowe, wakubwiye ko Imana irya. Imana kwima umwana se ngo mubyare. Imana yatubyaye twese. Imana kwima inzu se ngo yituremo. Imana ture mu kirere, mu muyaga. Imana ituye mu kirere. Ndashaka ngo dusenge Imana none ahangaha. Uwiteka Imana ishobora byose. Uwiteka Imana ngorera. Uwiteka Imana ikomeye. Uwiteka Imana ikomeye. Yaremye ijuru n'isi. Imana y'icyubahiro, Imana y'igitangaza, Imana y'amaboko, Imana y'ubwiza, n'izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi none Imana ikore igitangaza. Uyu munsi none Imana ikore igidasanzwe. Uyu munsi none Imana ikore igidasanzwe. Uyu munsi none Imana ikore igidasanzwe. Imana yigaragaze muri teraniro. Imana igire neza abagabo, Imana igire neza abagore, mu izina rya Yesu Kristo. Imana igire neza abakobwa. Ndasenze ngo uyu munsi none umuntu wese utwumva, umuntu wese abone igitangaza cy'Imana. Umuntu wese abona umugambi w'Imana, umuntu wese abona imbaraga z'Imana, umuntu wese abona ubutware bw'Imana, abona ubwiza bw'Imana, abona insinzi z'Imana, abona kwera kw'Imana, gucanwa k'Uwiteka kuganze gutsinde n'izina rya Yesu. Imana ikomeye, Imana ishobora byose, Imana ikiranuka, Imana y'amahoro, Imana y'amasezerano, Imana y'urukundo rukomeye, Imana y'agakiza. Haleluya. Uyu munsi wa none reka bimenyekane ko hejuru imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Reka bimenyekane ko hejuru imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Reka bimenyekane ko hejuru imbaraga ubutware hari ubutware bw'Imana. Reka bimenyekane ko hejuru icyubahiro cy'Uwiteka hari icyubahiro gikomeye. Reka bimenyekane ko hejuru umugambi w'Imana hari Imana ishobora byose. Reka bimenyekane ko hejuru imbabazi z'Imana hari imbaraga maba hari imbabazi z'Imana. Reka bimenyekane ko hejuru imbaraga z'abadayimoni, hejuru imbaraga z'uburwayi, hejuru imbaraga z'amadeni, hejuru imbaraga z'ubushomeri, hejuru imbaraga zose hari umugambi w'Imana, hari icyubahiro cy'Uwiteka, hari Imana ikomeye, hari Imana ishobora byose, hari Imana ikiranuka, hari Imana y'ubwiza, hari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uyu munsi wa none reka bimenyekane, 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 reka bimenyekane. Haleluya. Reka na malasai tobetna zoiki masiha beni kodraskai beni orais shekredo ma beni wakata dokinima zoisifake rengro enma dokinbosi veni kora shakai do wenmenhai do pinsikrivahai do kenitaka melisikrivoa rokinimahai do shalaba do kenma do wisei. Haleluya. Melo tekita benihola selekedroa mekolama zonikinimoho deminimboa. Uyu munsi wa none ureka bimenyekane mu izina rya Yesu. Ureka bimenyekane, bimenyekane kuri umwami, bimenyekane kuri gitangaza. Tuzamuye mwama amaboko yacu, turayakweretse nonaha. Aya maboko yarebe, aya maboko yarebe, aya maboko yarebe, aya maboko yarebe. Hey jema, hari abagore, hari abakobwa, hari abasore, hari abana bato. Umuntu wese anaka akeneye igitangaza cy'Imana. Urakoze kutubohoye, urakoze kutugiriye neza mu izina rya Yesu. Umugambi wawe no gucyanuka kwawe bigaze bitegeke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mwicarire. Haleluya. Haleluya. Ukiri inzira mu buryo bukomeye. Ariko ijambo twasomye muzukundi yavuze ngo Yosefu ajyana intumbi ya Yesu ayizingira mu mwenda w'igitare wera ayishyira mu mva ye nshya iyo yakorogoshoye mu rutare abindura igitare ku munwa w'imva aragenda. Ngiye gusenya muri iri jambo. Uyu Yosefu yarangwaga n'ibintu bine. Icyambere, uyu Yosefu yari umwari Mataya ngo bavuga umushimiye w'umunyarwanda.
icyaka cyamurangaga Yosefu yari umufarisayo wuzuye 100%. icya gatatu cyamurangaga uyu Yosefu ngo yari umutunzi. icya kane cyamurangaga Yosefu uyu ngo yari umwigishwa wa Yesu rwihishwa. Kubera iki? Gutinya abayuda. Nabyo biremera reka no mwibanga biremera. None no mwibanga biremera kandi yaramwemeraga Yesu mwibanga, akaba umufarisayo agaga kwa Yesu kugira ngo bene batamwica, aragagaruka nahangaha kwa Yesu hose akabayo. Yari umuhatari uyu mugabo. Naho uyu mugabo ko ari umukire ngo akorogoshera imva. Iyi mva yakorogoshoye mu rutare. Iyi mva yo mu rutare yari imva y'abakire. Okay, Rusororo murabona ari karite enye. Hari y'abakene 30 mu bitaka bashiraho sanduku hejuru y'ibitaka bagahondagura. Muboroheje ni 350. Hande hari ibisima gusa atari amakaro. Mu makaro ni 900. Aho ni mu bakiri. Haruguru hande azitiye ma ministry n'abadepite ni mu bayobozi. Naho ngaho. Ahanga nubwo waza uri miliyaridi nago wayigura ngo bakujane haruguru. Wapi kujya mu bakire muri 900. Hanyuma ni muri 900. Uyu mugabo witwa Yosefu iyi mva yari yakorogoshoye kugira ngo yari imva y'abakire muri 900 nyine nawe urabyumva. Fati ngenda yikorogoshoye muzayimpamba narapfuye ndi umukire. Ni nkuko ngiye uyu munsi nagenda Rusororo nkagure kuko ngiye zaje muri 900 ndi umukire kamemo nago najya muri 350. Reka nzaryama mu bakire jewe niho nzaryama mu bakire. Hanyuma ngagenda ngayigura none ahangaye ngayibika. Mugerera tarapfa agira ibyago cyangwa se amahirwe Yesu barapfuye. Yesu amaze gupfa ko yari umwigishwa we rero rwihishwa. Ajya kwa Pilato icyambe bya reka mbabwira ibintu byose bijya biremera abavandimwe. Yatwawe n'ibintu bibiri byamujyanyeyo. Kwa Pilato ninde kujyayo? Icyambe yajyanywe nuko ari umufarisayo baramwemeraga. Cyakabira ari umukire kandi banamwumva. Bavandimwe jewe muranzi ko n'umufarisayo mugenzi wanyu ariko uramurambo ndawushaka. Muhume muvane ku musaraba vraiment nje kuhamba. Inyuma kariyo kici kumwigishwa ko kamukuru. Arateruye ati po jana n'ubundi gasiya twaguza guhamba. Nabwo mujya mwumva barangisha mu bitaro umurambo wabuze wabo wagize gute burya uzagenda ufate ati umurambo ni muhume n'uwanje bazahugu kuko uzaba baruhuye kujya kuhamba. Ufa kwishura gusa ati umurambo ni muhume rwose umuntu mugire neza ni mumume mujyane bazamugu bazabanza bagenzure ko namwe wabo bafite bamuguye umujyane uzaba baruhuye. Hanyuma ati uraturuhuye jana si umurambo ujyane yo ndurye ngo awuzingiye mu myenda awushira mu mva yesha. Siko twasomye ni nkuko ngiye wakakanya nagira Rusororo ngagura imva yanjye hanyuma mugihe ntarapfa nayibitse hagapfa umuntu nkamugira imbabazi ngayimuha. Uyu Yosefu yarazi ibintu bibiri yarasomye Bibiliya abati Yesu we namaze gusama kuzazuka ngiye kugutiza imva yanjye iminsi 3 ndayigutiza umunsi wa mbere iryamemo umunsi wa kabiri rara ku munsi wa gatatu sohoka ungarurira ibyaje none hanga. Yarabizi neza yarasomye Bibiliya abati nta kibazo weryamamo ndayigutije uzayingarurira uzangarurira ibyanze nyuma y'iminsi 3 ryamamo nta gihombo mfite rwose. Icyambe kitabashize hejuru urabikibirindura kivane no se urunyura he urangarurira ibya uranyura se mu mabuye urabikuraho yongera irangare. Ndayiguha iminsi 3 umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ku munsi wa gatatu urangarurira ibyanjye ryamamo. Araryama bazanibuye bashira barorose arigendera. Ku munsi wa mbere Yesu araryama ku munsi wa kabiri araryama ku munsi wa gatatu bindura igitare simbuka are iva ya Yosefu shira ku ruhande. Mureka babwire mwari muzi yimva akababwira amateka y'imva re dusenga Imana. Amateka y'imva muyamenye abantu benshi nago bayazi nubwo bayita ko ari ya Yesu yimva ariko ni ya Yesu mu bitabo ni ya Yesu mu magambo ariko mu bikorwa ni ya Yosefu. Muzimamvo abantu bose basura Isiraheli bakajya mu mva ya Yesu 98% ajya kwa Yosefu. Amafaranga bishura kumva ya Yesu
98 ajya kwa Yosefu. 2% niyo ajya muri leta. Imvi ifite nyirayo yarayimutije gusa iramugarurira. 98% kwa Yosefu, 2% muri leta. Ndifite inyungu. Yosefu yariye akiriho arapfa, umugore arayarya, arapfa abana barayarya, arapfa abuzukuru barayarya, arapfa abuzukuruza barayarya, arapfa ubuvivi burayarya, arapfa ubuvivure burayarya. Nyuma y'ubuvivure sinzi ikintu kiriyo. Abantu bakuru ni bande? Ibintu by'imiryango abantu bakuru nyuma y'ubuvivure abikira. Murabizi? Hari umuntu ubizi? Icyo ni iki? Aha, nyuma y'ubuvivure hariyo icyo ni iki, nayo barayarya, na n'uyu munsi bacyayarya. Icyo ni iki? Icyo ni iki kiracyayarya. Bavuze ngo icyo ngo nyuma y'ubuvivure ari icyo ni iki? Icyo ni iki? Na n'iyi saha icyo ni iki kiracyayarya. 98%. Icyo ni iki? Mpaka isivuyeho. Imva ni yande? Mwari mubizi? Haleluya. Hanyuma ndayishuriwe, ndashaka ngo uyu munsi dutize Yesu imvu. Nago byanzinduye, mbabwiza ukuri. Mu byanzinduye nago byari birimo. Nukuri kumwe na ubutumwa bwiza ngataha. Ariko ndashaka ngo dutize Yesu imvu uyu munsi. Wagiye inshuro nyinshi ukora, ariko uyu munsi ndashaka ngo duhindure subject ivuga ngo dutize Yesu imva nona. Tamutize imva yiki? Ndashaka ngo dushire amasima kuri urusengero. Mwana yashizeho, ariko uyu munsi ndashaka ngo duhindure subject ivuga ngo dutize Yesu imva. Yimutize uyu munsi, ejo azayikugarurira. Yimutize gusa icyumweru cyangwa ukwezi kumwe, hanyuma kugarurira ibyawe. Urabuhomba se? 98% for you. Kugeza ku icyo niki. Reka agahamya gatoya. Ngewe usomye Bibiliya wasanga abantu batije Yesu imva. Obadiya atije Yesu imva, agabura abahanuzi gusa, aranapfa aranagenda. Ariko nyuma yo gupfa umugore n'abana barariye na n'isa baracyarya. Biracyavugwa muri Bibiliya. Kambabwira wa kabiri ni ngewe Tabita simuvuga, kamvuge ngewe ndabyibuka nari mfite akazi cyo gihe, nari maze umwaka n'iki mvuye mu kazi, nansiganye 85 kuri konti. Noneho turi mu rusengero twubaka toilette, dufite ko hari yabasemaje rigomba kuza yitwa Isezerano iwacu ku rusengero. None ko hari mu gishanga tukora force isanzwe y'ibyuma, bagiye gufunga hejuru amafaranga arashira. N'icyo mu rusengero numva ijwi rimwe ngo tanga 80. 80 ifite 85. Hakaba umugabo witwa Leo yari umukire bamaze gusaza na docteur. Fasi Imana babwiye Leo akayata. Hafite meshi. Nyungo nabwiye ati wa David yayatanze. Imana ngo ndashaka yawe. Tanga 80 kandi. Cyangwa 5 byonyine. Asaba dayimonera kwa kina Yesu. Abadayimonera bashi. Manao ijwi namwe ngo nuyatanga ngo abana bawe baziga mu kigo cy'abazungu. Nande arashaka. Nyine sibatera igihe. Baziga mu kigo cy'abazungu. Badayimonera. Ngo nuyatanga izina ryawe nzaryogeza rigere kure. Rama ngo nuyatanga ngo nzagutuza mu mujyi wa Kigali. Bwaciye mu gitondo fata 80 kuri konti yarimu ku murindi yayazananya mwarimu atuyoboraga bakora toilette y'amafaranga anjira nasoza. Bikababwira icaje kuba muri uyu munsi mfite abana 5. Muri 5 ariko mfite umuwondera ntabyaye, abanje ubwo ni 4. Ariko nuwondera nawe nuwanjye. Niba sinafashe umwana yiga mu wa 2 primaire uyu munsi akageze mu wa 4 secondaire si wangera. 2 biga secondaire, uwo nguwo wondera nuwanjye mukuru. Bose biga boarding. Umwe yiga mu Mutara Kiganga, undi yiga ibyumba ikoranabuhanga. Abandi 3 basigaye bose biga mu kigo cy'abazungu. Kubera 80 yaje natanze. Kandi noneho mbishurira muri 98%. Niyo mbishurira. Ese nakuraye ikigo cy'abazungu wakojeje abana wayakurayeho. Mbishura muri 98% kandi koko nta mwana wanje uri atadafite bire. Nubu ngiye amafaranga amaze kwishira kuri konti. Nta kibazo mfite. 98% nimwe nishyura. Wambaza ngo nyakura he simazi. 98% nimwe nishyura. Haleluya. Haleluya. Yesu Imana yimaye muri 98% mu bitangaza bikomeye gwashize nabibabwiye uhamye simbusubiramo.
simbisubiramo. Uyu munsi nambara muri 98%. Uyu munsi njya kuri 98%. Abiri muri leta 98 ni njyewe for me. Reka mbabwire, ndashaka ngo dusenga Imana. Haleluya, haleluya. Ndashaka ngo dusenga Imana, hanyuma tuvuge ngo Mana, uyu munsi ndashaka ngo uyu munsi uvuge ngo ndashaka gutiza Yesu imva. Hanyuma Yesu, imva yanjye nguhaye ugomba kuyingarurira vuba bidatinze, kandi ukayizana ari 70. Ubundi ni iminsi 3. Basi uyihe ukwezi, bati jyama mu ukwezi kumwe ndakuguhaye, ariko uzayisohoka mu ngarurira ibyanjye, imva yanjye uyingarurire. Zabuhomba, zabuhomba. Haleluya, haleluya. Uwiteka Mana ishobora byose, dore tumeze nka Salomo. Salomo ngo aturishije amaturo yo kubaka inzu yawe. Dawidi nawe waje kuyaturisha, arangije abisigira Salomo. Salomo nawe ngo araza arubaka. Salomo yatura ijambo rikomeye, aravuga ngo Mana, dore inzu yawe iruzuye, ngo umuntu wese uzagira ikibazo ngo wakoze kuri inzu yawe, ngo azarambura ikiganza gusa ngo ayikoreho, ngo uzakemura ikibazo cye. Tugusabye amaboko Uwiteka, 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 tugusabye amaboko Uwiteka. We iyi nzu ntabwo twayishoboza, iyi nzu pastor ntabwo wayishobora, abakristo ntabwo wayishobora, ariko kandi turi kumwe nawe wadushoboza kuyubaka. Turaseze ngo mu izina rya Yesu, reka iyi nzu yuzure, reka iyi nzu yubakike, kandi iyi nzu yubakwe. Urakoze Mana, turagushimiye rero, twe turagushimiye kuvuga si ukwikebagura, ahubwo turabyizeye. Urakoze kuyikoze, urakoze kuyisakaye, urakoze kuyikoze finisage, urakoze kuyizamuye inkingi, urakoze kwirangiye ko amakara agiyemo, hagiyemo intebe nziza. Ubu bwabona amahoro yawe wize kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Cyane haleluya, wongere haleluya, nanone haleluya, haleluya. Nubwo inkende yapfa, haleluya, 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 nanone haleluya, haleluya, nanone haleluya. Nubwo intare yapfa, ntabwo inkende yaba. Umwami w'ishyamba nimuhumure, Yesu niwe rwiyemezamirimo watsindiye isoko ryo kuturengera. Imana ni nyamugamburuzi imigambi